yahitamo kugira ngo abashe kuba yaba umukunzi we. Twarabibonye ko zamu nawe atari umuzamu gusa, ahubwo afite izindi bizinesi agenzura. Twarabibonye neza ari guha abakozi be amabwiriza. Uyu munsi rero byatangiye zamu abwira Chance nimba yaba afite akanya, akamuha akanya gatoya bakaganira. Chance rero yamwihenuyeho cyane, amuseka cyane kabisa. Twabibonye ukuntu yari arimo kumuseka, amubwira ko atabonera umuzamu, ko atamubonera umwanya kuko nta mishinga bafite yo kuba baganiraho, kandi ko nta hantu bahuriye, ko batari ku rwego rumwe. Bibutse ko rero bantu mugomba kugira umutima mwiza, bitewe nuko abantu bose babavugisha ntabwo ariko batunze amafaranga, ariko hari ubwo ushobora kumwirengagiza ari nawe muntu utunze amafaranga menshi ushobora kuba wari ukeneye. Ubwo rero ndabashishikariza kutajya mwirengagiza abantu, mugomba kugira umutima mwiza, kuganye wese ukamuvugisha neza witonze mu ijwi rituje, kuko ntabwo uba uzi neza ko icyo umutekerezaho ko ari kwari. Oya, abantu tugomba kugira umutima wa kimuntu, utuganye wese tukamugirira neza nimba bishoboka, tukamufasha nimba aje adusaba ubufasha, nimba aje kutugisha inama nabwo tukamugira inama, tutitaye ngo uyu nguyu n'umukire atunze amafaranga cyangwa se n'umukene nta mafaranga afite. Rero nicyo cyabaye kuri uyu nguyu Chance, yihenura kuri uyu muzamu. Byagezeho rero umuzamu abwira Chance ko amukunda. Twabibonye neza, Chance yaje kumureba, yagarutse kumureba ngamubwira icyo amushakiraga. Umuzamu rero amubwira ko amukunda, aramuseka cyane, nanone aranamukubita, amubwira ko batari type imwe, ntago bari ku kigero kimwe cyo kuba yakundana n'umuzamu. Twabibonye uburyo umuzamu yabifashe nabi, Chance rero nawe yabifashe nabi cyane, asuzugura umuzamu cyane. Chance rero yahise aje kubwira nyina, abwira nyina ko umuzamu yamubwiye ko amukunda. Nyina nawe bitewe ko ashigikira Chance, yabigize ibintu birebire, avuga ko atazongera kugaruka muri salo, avuga ko ako ari agasuzuguro yaba atangiye. Twibuke ko rero umuntu wese ni umuntu, aba agomba gukunda uko abishaka, akanakundwa nk'abandi, kuko nawe ni umuntu. Ubwo rero twibuke ko kandi nanone uyu muzamu we yari ari kugerageza Chance, kuko ntabwo akunda Chance, yari ari kumugerageza ngo arebe, kuko yavuze ko hari azakura umudamu muri uru rugo, azakuramo umusheri. Ubwo rero Chance yabiganije nyina, biba ibintu birebire, babifata nk'agasuzuguro gakabije. Mbibutse rero abantu b'abakire, ntabwo mugomba kwirengagiza abantu bitewe nuko mubona badafite amafaranga. Ntabwo ari byiza, kuko nawe ntabwo uba uzi aho uzagera. Ushobora kuba ubifite aka kanya, ejo cyangwa ejo bundi ukaba ntabyo. Wabona utari ubifite akaba ari ubifite, ukaba wamugana. Iyo wagize nabi rero nawe akugirira nabi, cyangwa se we akagusumbya akakugirira neza, kandi wowe waramugiriye nabi. Ntabwo inabi yiturwa indi, ahubwo ineza yiturwa indi. Zamu rero yagiye kureba Nicole, amusanga mu gikoni, amusaba ko yamuha umwanya w'iminota 2 nawe bakavugana. Nicole we rero ku mutima we mwiza ntabwo yirengagiza abantu, yamubwiye ko hari akantu nyina yamusabye ko amukorera, ko agiye amusanga hanze kugira ngo mama we atabasangana mu gikoni n'ubundi bikaba induru. Yamusanze hanze rero, umuzamu abwira Nicole ko amukunda. Nicole biramutungura cyane bitewe nuko
abona situation baba barimo mu rugo, imiserero ya mama na Chance, ariko umuzamu yabashe kubihingutsa amubwira ko amukunda. Nicole rero nawe nk'umuntu ufite umutima wa kimuntu yamwumvise, amubwira ko gukunda atari icyaha kandi ko abyemerewe gukunda no kuba yakundwa kuko nawe ni umuntu. Nicole rero yabashije kubwira umuzamu ko amuha umwanya akabitekerezaho, bitewe nuko Nicole afite undi muntu akunda ariwe Christian, nubwo atarabimubwira. Ubwo rero yamubwiye ko amuha umwanya akabitekerezaho akazamuha igisubizo. Gusa turabizi Nicole we nta mutima mubi agira. Umuzamu rero nawe yabashije kubyumva, amuha umwanya wo kuba yabitekerezaho akazamuha igisubizo cya nyacyo. Nicole rero ni umukobwa ugira umutima wa kimuntu, niyo mpamvu yumvishe amagambo umuzamu yamubwiye ko amukunda ntabitindeho cyane, ahubwo agatungurwa nuko umuzamu agize imbaraga zo kuba yabivuga ntabigumane mu mutima. Reka rero tubararikire gukurikira episode nshya ya 14 kuri iyi filime nyarwanda Imbarutso y'Agahinda. Tubashishikariza gukanda subscribe mwe mutarayikanda, tubashimira mwe mwakanze subscribe, tubabwira ngo mukomerezaho mugenda musharinga mu magroupe WhatsApp, TikTok, Instagram, kugira ngo izi video zibashe kugera kuri benshi. Tubashimira rero namwe mwatwandikiye muri comment mutubaza ese iyi filime yarahagaze cyangwa byagenze bite. Turabashimira mwebwe muba mudutekerezaho, mwebwe muhora mudufite ku mutima mutubaza uko byagenze. Gusa ikibazo twakibabwiye, mutwihanganire, ntabwo kizongera kubaho cyane, ariko nyine kibayeho nabwo turi abantu mu isi, ntabwo turi intungane. Turabashimiye rero mwe mukomeje kudukurikira, tubabwira ko kandi hari indi filime turi gusohora yitwa iyo filime rero yitwa The Forest Ranger, irimo abantu bakuriye mu ishyamba, irimo abahigi, imeze neza cyane. Iyo filime irahari, imaze gusohoka kugeza kuri episode ya 4. Ku munsi wo kuwa mbere hazaba hasohotse episode nshya ya 5. Iyi ni filime nziza cyane yitwa The Forest Ranger. Iyi filime rero turabashishikariza kuja kuri YouTube channel yitwa Star Pro Rwanda, mugakanda subscribe, mukayisharinga, mukatwandikira muri comment, mukakanda like, kuko iyi filime ni nziza. Turabashishikariza kujaho kuri Star Pro Rwanda mukayireba, niho iri guca, kugira ngo ibashe kugera kuri benshi. Mukanayisharinga, wowe uyigezeho ukayisharinga bagenzi bawe, ntuwishime wenyine, ukishimana n'abandi n'inshuti zawe n'umuryango wawe, ukenjoyinga ubuzima muri iyi si. Ni ukubaho neza, ugafashanya, ukanenjoyinga ubuzima, kuko nta handi uzasanga ubuzima. Reka rero tubabwire ngo turabakunda cyane, tubabwire ngo mukomeze mudushigikire kuri filime dusohora, mukomeze mutwandikire, mukomeze mudusharinge, mukomeze mudukundishe bagenzi banyu, kugira ngo twese dukomeze kwenjoyinga ubuzima. Reka tubabwire ngo rero turabakunda cyane. Ciao ciao, hasta la vista, naho utaha.